tubahaye ikaze inshuti bakunzi bacu. Nk'uko bisanzwe dutangiye tubasuhuza aho muherereye hirya no hino. Dusuhuje inshuti zacu zitandukanye ziri mu ntara zitandukanye z'iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. Abantu bari mu majyepfo tubahaye ikaze, abari mu majyaruguru tubahaye ikaze, mu burasirazuba ndetse n'uburengerazuba. Mwese n'abari mu mujyi wa Kigali tubahaye ikaze, amahoro y'Imana abane namwe. Twishimiye cyane rero kubana namwe abari mu bindi bice bitandukanye byo hanze y'imbibi z'igihugu cyacu. Abantu bari mu gihugu cy'u Burundi turabahaye mwiriwe, turabahaye yambu. Abantu bari mu gihugu cy'u Uganda muri yo mutya kati tubagambide mbere ryo muri ryo. Abari mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, bienvenue pour cette conversation. Ndetse n'abari muri Tanzania, karibu sana, karibu kwa mazungumzo haya. Hanyuma rero abari hakurya y'imbibi z'u Rwanda, hakurya y'amazi magari ku mugabane w'Uburayi ndetse no muri Amerika, twababwira ngo you are very warm welcome on this conversation. You are very warm welcome and we love you so very much. So dutangiye rero ikiganiro kuri uyu munsi. Turi kumwe n'abatumirwa ndetse ni namwe batumirwa bakuru mwebwe mudukurikiye. Niyo mpamvu dusaba umuntu wese ugeze kuri YouTube channel yacu bwa mbere Mutima w'Urugo series ko yadukorera subscribe ndetse byagukundira ugakora na share. Ubwo rero gukora sabone kuri YouTube channel cyangwa subscribe ni inkunga ikomeye cyane ubuduteye, kuko ni bwo buryo butworohereza kugira ngo dukomeze kugeza kuri mwebwe abakunzi bacu ibi biganiro bigiye bitandukanye. Nk'uko n'ubundi dusanzwe tubigenza, nk'uko bisanzwe ari wo muco wacu, ntabwo dushobora gutangira ikiganiro none tutabanje kwiragiza Imana. Mbere y'uko tugirana ikiganiro kirekire n'uyu mushiki wacu, nagira ngo adufashe abanza dushyire imbere y'Imana hanyuma dutangire. Turagushimye Muremyi wa byose, wowe utuye ahirengeye mu ijuru. Tugushimiye neza n'urukundo udukunda, ushimwe kandi wagwa icyubahiro. Waturinze aho twanyuze, warinze imodoka twagenzemo n'abo twari turi kumwe, wemera ko dushyika hano amahoro, ibyo nabyo bishimirwe. Warinze abadukurikiye, wabahaye umutekano w'ikirere n'ubutaka. Nubwo haba hari abafite intege nke z'umubiri cyangwa se ibibazo bitandukanye, ariko uracyabarinze, ibyo nabyo bishimirwe. Tugiye kuganira, reka ube hagati muri twebwe, uturinde kujya kure yawe, tubabarire aho twagenze nabi, kuko uri umutunzi w'imbabazi. Uduhe kuba bugufi yawe, uturinde kujya kure yawe, tubisabye mu izina ry'Yesu, urakoze, amen. Nk'uko natangiye mbibabwira rero, dufite umutumirwa hano, ni mushiki wacu. Ndabona turi kumwe na mushiki wacu hano umeze neza cyane, ushobora kuba aduhishiye n'ibintu byiza rwose. Natangira mbasuhuza. Mwaramutse? Mwaramutse neza. Turishimye cyane kubana namwe. Nanjye ndishimye kubana namwe. Ni karibu rero hano kuri Mutima w'Urugo TV cyangwa se Mutima w'Urugo series. Dukunda abashyitsi, dukunda abatumirwa, dukunda abatugana. Ntabwo rero inshidikanya ko namwe mugomba kuba muduhishiye ibintu byiza cyane, kuko biragaragara yuko amaboko atwaye icyiza. Buriya mu Kinyarwanda kera bajyaga bavuga ngo amaboko azaguha uyamenya mu kiramukanyo. Namwe rero nkurikije uko mbibona, byanze bikunze mutuzana ibintu byiza. Mwatangira rero mwibwira abadukurikiye, kuko uko biri kose bakeneye kubamenya, gapfundikiye gatera amatsiko. Bakeneye kumenya uwo muntu azanye iki, aduhishiye iki, atuzaniye iki kuri uyu munsi. Murakoze.
mbere na mbere mbanje kubashimira ndetse nshimira n'abadukurikiye bahisemo gukurikirana ibiganiro byacu kuri Channel Mutima w'Urugo series. Turanezerewe cyane kubana namwe. Ku mazina nitwa Mushimiyimana Yvette, ndi umudamu ndubatse, mfite abana 2. Murakoze cyane, murakoze. Nari natangiye sinzi nimba ryagiye nyine cyangwa hari n'abandi badukurikiye wenda baba batangiye kugira umutima. Njye naratangiye kwitekerereza ibindi, ntunguwe no kumva abana 2 n'umutware. Wirabonaga n'agakumi mu myaka nka za 20, 10. Ubwo icyo nacyo nigishya mu bigiye kuranga iki kiganiro. Ubwo urumva nari natangiye kugira heart attack, ariko nta kibazo, ni byiza, turabishimye. Hanyuma Yvette, mukuri dukeneye kumenya ngo ubundi mutuzaniye iki mu gaseke kanyu, ni iki mwadutekereye kuri uyu munsi, ese mu by'ukuri abadukurikiye bagiye kungukira iki mu kuba twabanye namwe muri iki kiganiro? Murakoze. Nk'uko nari maze kubabwira ko ndi umudamu, hari ikibazo tumaze iminsi dufite cyerekeranye n'igwingira ry'abana, na nyakubahwa perezida w'igihugu cyacu mu nama iheruka yabivuzeho. Ari kubaza abantu uti mbese hakorwa iki ko ntacyo tubuze mu gihugu cyacu, ni ukubera iki hakomeza kuba igwingira ku bana. Natwe twabitekerejeho rero dukora n'ubushakashatsi, turasoma ibitabo icyo abashakashatsi bagiye babivugaho, tubona ko hari inama twaha abadukurikiye kuri uyu munsi. Murakoze. Ni byiza cyane rwose. Muragira muti kugwingira, ni ukuvuga ngo mugiye kutuganiriza ku bintu byerekeranye no kugwingira kw'abana. Nimba ntumvise nabi, nge natangira nibaza cyangwa wenda mbariza n'abadukurikiye muri rusange, ubundi kugwingira, iyo bavuze kugwingira ubundi twumva iki? Kugwingira ni iki se? Hagwingira abana gusa? Abantu bakuru se nabo bashobora kugwingira? Twagira mu ubwo busobanuro mu by'ukuri tumenye ngo ubundi kugwingira ni iki? Murakoze. Mpereye kuri icyo mwari mumbajije ngo mbese hagwingira abana gusa cyangwa se umuntu ashobora kugwingira ari mukuru. Ubundi impamvu bita ku bana cyane ni uko buriya bajya bavuga ngo igiti kigororwa kikiri gito. Ubundi umuntu agwingira akiri umwana, ahubwo akaba yabana n'izo ngorane akarinda akura akigwingiye. Ikindi tujya tubona ko kugwingira bibamo ibice 2. Hari ukugwingira mu bwenge, hakaba no kugwingira ku mubiri. Ubwo bivuze ngo rero bitangira ukiri muto ukaba wabikurana. Murakoze. Ikibazo nibazaga agiye ku giti cyanjye, urabona abantu benshi twumva kugwingira, benshi ntituzi n'umuntu wagwingiye ameze ate, ariko nibazaga ubundi ni ryari bavuga ko umwana yagwingiye? Nimba numvishe neza turi ku kibazo cy'igwingira ry'abana, ubundi ni ryari bavuga ko umwana yagwingiye? Ese ni ikibazo wenda navuga ngo gifite A na B, uburyo muri bukinsubizaho muraza kunyihanganira. Ni ryari igwingira ritangira? Ubundi igwingira, umwana atangira kugwingira ryari? Mwabanza wenda mukansubiza kuri icyo ngicyo kugira ngo mbisobanukirwe. Murakoze. Mbajije ikibazo cyiza cyane. Icyerekeranye no kugwingira k'umwana, ubundi kugwingira k'umwana gushobora gutangirira mu nda ya nyina. Umwana ashobora kugwingira agisamwa, igihe umubyeyi amaze gusama ntabone intungamubiri zihagije, umwana atwite ashobora kugwingira.
ikindi hari n'ukuntu umubyeyi ajya agira ingorane yo kuba ashobora guhurwa. Icyo gihe naho ashobora guhurwa ntabone intungamubiri zihagije, kuko ibyo yahuzwe byakabaye byavamo izo ntungamubiri ntazinjize. Icyo gihe nabwo ni ingorane umwana agira. Ikindi, umwana ashobora kugwingira amaze kuvuka. Mu gihe ari konswa mbere y'amezi 6 naho ashobora kugira ingorane yo kugwingira. Hari ukuntu ushobora kosa umwana, nk'urugero nk'uduhinja, ababyeyi bo barabyumva cyane. Hari ukuntu umukoza ku ibere, hari uvuga ngo umwana wanjye ntazi konka, ubwo wamuha ibere gato akaba aranze. Icyo gihe umwana ntabwo abasha kubona intungamubiri zimukwiriye. Ariko aho ngaho hari inama ababyeyi bajya bagirwa mu byerekeranye no konsa. Iyo wonkeje umwana ukabona ntabwo yonse neza, uba usabwa kongera kumusubiza ku ibere, ukamusubiza rimwe wari wamuhaye n'ubundi, kugira ngo abashe konka ayo mashereka. Kuko amashereka yo abamo ibice 3 by'ingenzi. Iyo umwana ukimushyira ku ibere yonka amazi. Mu kindi cyiciro cya kabiri akonka imyunyungugu. Ikindi cyiciro hakazamo amavuta. Ubwo ni ukuvuga ngo iyo umwonkeje ukamukuraho gatoya, uba umwonkeje amazi, ya myunyungugu ntashobora kuyibona. Noneho wakongera ukamwonsa irindi bere, nanone akonka andi mazi, ugasanga wa mwana atunzwe n'amazi gusa. Imyunyungugu n'amavuta ari byo bishyushya umubiri bikanawubaka, ibyo ntaba bibonye. Aho rero niho hajya havamo ya ngorane yo kuba umwana uri munsi y'amezi 6 ashobora kugwingira. Murakoze. Murakoze cyane Madame Yvette. Ndumva noneho ndimo ragenda nasobanukirwa neza ibintu bijyanye n'imikurire y'abana. Ndumva biri ndi kugenda, ndetse ndahamya ntashidikanya ko n'abadukurikiye muri rusange muri kugenda mwumva neza mu by'ukuri uburyo umwana ashobora kugwingiramo, igihe igwingira ritangira. Hanyuma nibajije ikindi kibazo, uburya umwana uri mu nda nawe afite ubuzima. Ugiye natekerezaga yuko ubuzima bw'umwana butangira yavutse. None uragira uti umwana ashobora kugwingira igihe nyina mutwite. Igihe umwana nyina mutwite kwataba hari icyo yabuze kwaba ari mu nda, mu gihe nyina tarwaye wenda ngo be yagiye mu bitaro, ubundi umwana yagwingira gute kandi ari mu nda ataratangira kuba muzima? Murakoze. Nk'uko nari nabitangiye, ubundi umubyeyi agisama nyuma y'iminsi 7 intanga iba yamaze gufata, yatangiye kwirema n'ubushakashatsi burebure. Niyo mpamvu dusabwa kujya dukunda gusoma cyane cyane ba mutima w'urugo, kuko ni uruhare rwacu kugira ngo tubyiteho, cyane ko ku bakunda Imana n'abayizera twabonye ko ngo iyi nshingano twahawe yo kurera yari iyo guhabwa abamarayika. Ariko Imana ishima ko ari twebwe tuyikora. Rero ntagiye kure y'ibyo twari turi kuganira, ni ukuvuga ngo inda cyangwa se gusama k'umugore kubamo, iyo ukimara gusama haba harimo ibihembwe 3. Igihembwe cya mbere kiba gifite amezi 3, icya kabiri 3, ubwo akababaye 6, icya gatatu 3, akababaye 9. Ni ukuvuga ngo muri ibyo bihembwe hari imirire umubyeyi utwite yagenewe. Tuzayireba mu kiganiro gikurikira haruguru, nabyo tuzabyiga. Noneho muri cya gihembwe cya mbere abadamu kenshi bakunda guhurwamo, ni ukuvuga ngo za ntungamubiri iyo utazibonye kaba ari akaga gakomeye ku mwana utwite. Usanga rero abantu benshi ntibabyitaho, ugasanga baravuga bati ni ibisanzwe,
nkanjye mba mu bintu byerekeranye n'imbonezamirire, mbikoramo, njya mpura n'abantu kenshi. Waganira n'umuntu akakubwira ngo njyewe niko mpora, nkimara gusama ngeza mu mezi runaka, hari n'ukubwira ati ndinda mbyara, ariko buriya tuba dufite ibyago byinshi byo kugira ngo abana bacu nibatanagwingira bitewe n'intungamubiri dufite, bashobora guhura no kurwaragurika byerekeranye n'izindi ndwara. Murakoze gukomoza ku kibazo cyo guhurwa. Mu by'ukuri ngira ngo nimba ntibeshye, abadamu benshi, porosantaje nini y'abadamu batwite bagira guhurwa ibintu bimwe na bimwe runaka. Kandi nimba numvishe neza, munsobanurire ko igwingira rishobora kuzira mu kubura kw'intungamubiri, kubera ko hari ibyo yahuzwe yakabaye arya bikamugirira uwo mumaro w'izo ntungamubiri. None bigenda bite, cyangwa umuntu yakwitwara gute mu gihe ahuzwe byinshi mu byo ari kuzakuramo intungamubiri, yakwifata gute? Murakoze. Ni ukuvuga ngo iyo umubyeyi atwite, ubundi nk'uko bisanzwe, umwana atungwa n'intungamubiri mama we yariye. Iyo umwana ataravuka, nyababyeyi ikora nk'amabere, niyo imugaburira. Ubwo iyo amaze kuvuka niho twabonye ko yonka za ntungamubiri nabwo akazonka. Biba bisaba ko umubyeyi nimba ahuye n'iyo ngorane ahita yihutira gusanga abajyanama b'ubuzima, cyangwa se akajya ku ivuriro rimwegereye. Imiti ijya iboneka, hari n'imirire igitera abo babyeyi kugira iyo ngorane. Nk'urugero, umubyeyi ugisama iyo akunda gukoresha inyama cyane, ajya akurizamo kugira iseseme, kandi iyo seseme niyo imutera kugenda ahurwa ibintu bimwe na bimwe. Habaho n'ibiribwa umuntu agomba gukoresha nk'inanasi, urugero, amaronji, n'ibindi biribwa bigiye bitandukanye ukoresha bigatuma igogora rikorwa neza. Murakoze. Murakoze cyane. Ndumva turi kugenda tubisobanukirwa cyane cyane nka ba mutima w'urugo mudukurikiye. Nizere ko ikibazo cyo kuvuga ngo urabona ngo igitunguru cyanukiye, ngo isosi ntifashe, ibintu nk'ibyo murimo muragenda mubona igisubizo cyabyo. Rero dukomeje kubibutsa ko yari YouTube channel Umutima w'Urugo series mukurikiye. Turi mu kiganiro tuganira ku byerekeye igwingira ry'abana ndetse n'imikurire. Hanyuma ikibazo nababaza Mama Yvette, twakomeje kuvuga ibijyanye n'igwingira, ariko burya ngo indwara iyo ari yo yose ntushobora kwipimisha ijisho, kuko igihe kugwingira ubwo nabifashe nk'indwara. Ni ukuvuga ngo umwana wagwingiye ni ibihe bimenyetso, ni ibiki bimuranga, ubundi wabwirwa n'iki ko umwana yagwingiye? Murakoze. Nk'uko tujya dukunda kubibona kenshi, cyangwa se aho twahereye twatangiye tuvuga ko umwana ashobora kugwingirira mu nda ya nyina. Ubwo iyo akivuka, ikikubwira ko uwo mwana yagwingiye, ashobora kuvukana ibiro bike, ashobora kuvuka nta maraso ahagije afite. Ibyo nabyo bikwereka ko ashobora kuvukana indwara runaka. Ababizobereyemo nk'abaganga babizi bajya babasha kubibona ko ikibazo yagize ari icy'imirire idakwiye mama we yakoresheje. Ikindi, iyo umwana amaze gukura ari hejuru y'amezi 6, naho bajya bamupima. Ababyeyi bo barabizi, hari ukuntu iyo umubyeyi amaze kubyara umwana bamushyira ku munzani, buri kwezi tujya gupimisha, bagapima ibiro, bagapima uburebure ndetse no ku kuboko. Biriya nibyo bapima, bakaba bareba umubyibuho umwana afite, bareba ikizigira cyo ku kuboko, niko tubyita mu Kinyarwanda.
bakakubwira ngo uyu mwana ari mu mirire mibi. Hari aho bashyira umwana umeze neza aba ari mu cyatsi kibisi, uwo bitangiye kumera nabi aba ari mu muhondo, byaba bimeze nabi cyane akaba ari mu mutuku. Icyo gihe umenya ko yagwingiye muri bimwe twavuze byo kugwingira ku mubiri. Naho ikindi twakomojeho cyo kugwingira mu bwenge ni ukuba umwana ashobora kuvuka uko iminsi igenda ishira ntagire iterambere mu bwenge. Wabona ari umwana ugeze igihe cyo gukambakamba we akaba atabishobora. Wabona ari umwana ugeze mu gihe cyo kugenda we akaba atabishobora. Ndetse ujya ubona hari n'ibice runaka bidashobora gukora, nabyo hari igihe biba ari indwara zisanzwe cyangwa se bigaterwa nabwo no kubura intungamubiri zikwiriye. Murakoze. Murakoze cyane. Ndumva ibintu biragenda bisa n'ibi mugana wa mugabo. Buriya abantu hanze aha dufite ibibazo bitandukanye, cyane cyane kuri ibintu by'imirire ntabwo abenshi tuba tubisobanukiwe. Nakomerezaho rero mbaza ikindi kibazo. Mwadusobanuriye uburyo umwana agwingiramo, aho bihera, uburyo ashobora kugwingiramo. Hanyuma rero bibayeho butuvugana umwana yagwingiye. Ndabimenye. Menye ko umwana yagwingiye kandi igihe cyagiye ntabwo kiba kigarutse. Nakora iki mu gihe nahuye n'ikibazo cy'uko umwana yanjye yagwingiye? Ubu ndabimenye, ni iki nakora? Murakoze. Ubundi bajya bavuga ngo kwirinda biruta kwivuza. Ubundi mu busanzwe uko Imana yaturemye, uko gahunda y'imirire imeze, umuntu yagenewe imboga, imbuto ndetse n'ibyubaka umubiri. Muri Bibiliya ho habivuga neza. Ku bakunda gusoma, ndakunda kwifashisha Bibiliya cyane kuko nanjye nkunda gusoma. Imana ikirema umuntu bwa mbere yamuhaye imbuto. Mujya munabibona ko umwana tubanza kumugaburira imbuto. Yongeye mu gihe yari amaze gucumura ahawe kuzajya yiyuha kuya, Imana yamwongereyeho umutsima n'imboga. Ubwo ku bakunda gusoma muraza kubisoma mu birebe. Natwe rero tugarutse mu by'ubu buzima, ubundi umuntu aba agenewe imbuto, imboga kugira ngo bimurinde indwara. Hakiyongeraho ibyubaka umubiri ndetse n'ibitera imbaraga, ndetse hakazamo n'ibiwushyushya ari byo binyamavuta. Ubwo umuntu ujya uhura n'iriya ngorane ni ikimenyetso cy'uko mu itangira ntabyo yabonye. Nk'uko twahoze tubibona ko dushobora kubibura umwana akiri mu nda, cyangwa se ukabibura mu gihe umwana ari konswa. N'umwana utangiye kugaburirwa nawe ajya abibura mu gihe twamugaburiye. Ibyo tumaze kuvuga haruguru ntitubyibandeho. Ubwo rero ku muntu wamaze guhura n'iyo ngorane, cyangwa se ku muntu ushaka kwirinda ko iyo ngorane yamubaho, nta kindi uba usabwa. Icyo uba usabwa ni ukwita ku mirire, ukita ko amafunguro yawe ya buri munsi wabonye ibyo kukurinda indwara, ibyo kugutera imbaraga ndetse no gushyushya umubiri kugira ngo ukore neza, no kuwubaka kugira ngo ugire imbaraga zo guhangana n'indwara z'impande zose. Nakomeza wenda nibaza ikindi kibazo. Ni ryari umwana bibaho ko umwana ashobora kurenga igwingira? Hamwe bavuga ngo umuntu yarenze amapfiro cyangwa se nta kigwingiye. Bijya bibaho ko umwana arenga ahantu ashobora guhura n'ikibazo cyo kugwingira, cyangwa nanjye nagwingira, cyangwa ushobora gusanga hari n'abagabo cyangwa abagore babana n'ikibazo cyo kuba baragwingiye batabizi? Murakoze.
ubundi bashyizeho urugero rw'umwana uri munsi y'imyaka 5 bitewe n'uko nk'uko twabonye ko iyo igiti kimaze gukura iyo ukigoroye kiravunika. Ariko natwe bakuru ikigero tuba tugezemo tujya tugira intege nke. Umuntu wagize imirire mibi za ntungamubiri akazibura iyo amaze gukura we ntagwingira, ahubwo navuga ngo ni nko gushajisha ingingo imburagihe. Niho ujya wumva abantu babuza amaraso, umuntu akarwara ikizungera kandi ubona ari umuntu w'umugabo akaba yakikubita hasi, gitunguro, ndetse ukabona umuntu afite umubiri wabaye umweru, kurwara umutwe w'uruhande rumwe n'ibindi. Ibyo nabyo ntibisa n'igwingira, ariko ni ingorane zenda gusa n'igwingira ku muntu mukuru wabuze intungamubiri zihagije. Murakoze cyane. Nagira ngo mwakomoje ku bintu by'ibiribwa by'imboga n'imbuto, ariko hari imirire igoye kuyibona cyane cyane nko muri iki gihugu cyacu bijyanye n'ubushobozi cyangwa n'uko umuntu yifite. Ndashaka ko dutinda gato ku kintu cy'ibiryo n'imirire, kuko wenda jye nihereyeho nkanjye ku giti cyanjye, iyo nariye neza mba mfite inyama, ifiriti, makaroni, umuceri. Hari igihe rero dushobora gusanga twe ibiryo twibwira ko ari byo biryo bizima byatugirira umumaro, ari byo ahubwo byoreka amagara yacu. Nibazaga mu by'ukuri ibiryo ku rwego rwacu, ku rwego rw'abantu baciriritse, reka nkoresha iyo mvugo, ni ibihe byo kurya umuntu yakwifashisha mu bushobozi bw'abantu baciriritse kugira ngo abashe kurwanya icyo kibazo cy'irwingira ku bana? Urugero, turi mu muryango, mu rugo, mu giturage wacu hariya hirya no hino, cyangwa se no mu mujyi, bamwe na bamwe ntabwo tuba dufite ubushobozi bwinshi. Ni iyihe mirire mu by'ukuri ishobora kugenga ubuzima bwa buri munsi ku meza y'abana bacu kugira ngo tubarinde iki kibazo cy'igwingira? Murakoze. Hari ibintu abantu bibwira ko kwinjiza intungamubiri ari ugukoresha ibintu bihenze. Nibyo na nyakubahwa perezida yavuze, tese mu gihugu cyacu habuze iki? Koko baramusubije ngo nta kibuze. Njyewe icyo kiganiro naragikurikiranye, kandi koko ni nabyo, ntabwo bamubeshye, nta kintu tubuze mu gihugu cyacu kugira ngo turandure icyo cyorezo. Nk'uko twabonye ko mu byo dukeneye harimo imboga, imbuto, ibyubaka umubiri, ibitera imbaraga n'ibyo gushyushya umubiri. Twabonyemo ibinyamavuta. Urugero, mpereye ku mboga. Ku mboga mu byaro iwacu hari n'aho zimera, dufite amasoko. Ntekereza ko njya aho ntuye umufungo w'imboga ugura amafaranga 100, gusubiza hejuru bitewe n'izo ushaka, izo arizo n'ubwoko bwazo. Ariko mu mboga icyo nabararikira, imboga zose zisa n'icyatsi kibisi ziba zifite vitamini A, kandi nayo igifasha mu byerekeranye n'igikuriro cy'abana. Ikindi, ku mbuto. Ku mbuto twebwe aho dutuye guhera ku giceri cya 50 ushobora kubona urubuto. Kandi iyo tuvuze imbuto haba harimo izerera hejuru, amaronji, amatunda, ibinyomoro, imineke. Bitewe n'aho umuntu hari imbuto z'ubwoko bwinshi. Izo ntizibasha kuboneka hafi aho dutuye, ariko bitewe n'akarere umuntu arimo haba hari imbuto zitandukanye. Imbuto zifite ibara risa n'umuhondo, izo mbuto ziba zibasha kubonekamo vitamini C. Ikindi, ku byerekeranye n'ibyubaka umubiri, aho haba harimo ibinyabijumba cyangwa se ibinyamizi, hakazamo
ibinyampeke byuzuye, ibyo twita ibinyampeke byuzuye. Ubwo ndabivugira hamwe n'ibitera imbaraga, hakazamo muri ibyo binyampeke navuga ngo ibinyampeke umuntu ntabashe kumva ibinyampeke se ni ibiki. Harimo ibyo twita amasaka, ingano, ibigori, uburo. Ibyo binyampeke ukabyongeramo ibyo twita ibinyamisogwe, wakongeramo ibishyimbo, wakongeramo soya, wakongeramo amashaza, cyangwa se ukaba wakongeramo bitewe n'ibiri mu karere kanyu. Ntabwo bivuze ngo byose ubishyiriremo rimwe, ahubwo ugomba kumenya ngo ibinyampeke nongeyemo ibinyamisogwe. Ikindi, hari imboga zerera hasi, ntabwo nari nakivuzeho. Hari imboga zerera hasi zirimo ibitunguru, zikabamo na karoti. Ibyo ngibyo ba mutima w'urugo nibyo baba basabwa kwitaho cyane cyane, ariko bitavuze ngo n'abasaza bacu n'abatware bacu tubakuye kuri iyo nshingano, kuko kugira ngo turandure iki cyorezo nimba ariko navuga, dusabwa gufatanya. Mu gihe tugiye guhaha, tukita ku byo tugiye guhaha ku bahaha, ku bahinzi nabo bakita ku byo bagiye gutegura. Hanyuma ukibaza ese amafunguro ngiye gutegura harimo intungamubiri zihagije? Najyaga nkunda kwiga njyewe, hari ikiganiro cyajyaga gica kuri radiyo Rwanda bari kwigisha guteka. Bakigisha amabara y'ibyo ugomba guteka kugira ngo ubashe kuba wujuje intungamubiri. Narabikunze cyane kuko nanjye nkunda ibintu byerekeranye n'uburezi. Niyo mpamvu umudamu abasabwa kubyitaho, yaba afite abana bato by'umwihariko, yaba afite abakuze, kuko hari imirire yagiye igenerwa abantu runaka ku byiciro byabo. Nabyo nibidukundira tuzabyiga. Ni ukuvuga ngo hari imirire igenewe umwana w'uruhinja bitewe n'igihe agezemo, hari imirire igenewe umwana uri hejuru y'amezi 6 gusubiza hejuru, hari imirire yagenewe ingimbi, hari imirire yagenewe abasore, ababyeyi bosa, abakuze, hari imirire yagenewe abagabo. Mbese muri rusange kugira ngo imibereho yacu ikomeze kugenda neza, Imana yagiye itugenera ibyo kudufasha. Murakoze cyane Mama Yvette, mu by'ukuri ubusobanuro muri kuduha buri kugenda butunyura, ndetse mu by'ukuri twanabashimira cyane kuko ndabona ari n'ishuri rikomeye cyane. Abenshi hari igihe tuba turi aho tuzi ko turya ariko mu by'ukuri tutanarya. Ariko nge nibazaga, urabona wagiye utubwira ibintu byinshi bitandukanye, ibinyampeke, wagiye utubwira ibinyamisogwe, ibintu by'amafufu byinshi bigiye bitandukanye. Ariko mu by'ukuri hari ibintu, hari umufilozofu umwe we yaravuze ngo ibiryohera akanwa kacu, uwo bita Hippocrate, yaravuze ngo ibiryohera akanwa kacu akenshi nibyo birangira byihindutse amagara yacu. Ngo ubwo rero ngo reka ngo ibyo kurya byawe bikubera umuti ngo kugira ngo imiti izakubera ibyo kurya. Ubwo nibazaga mu by'ukuri ni ibiki twakwibandaho muri ibyo bintu, kuko biragoye ko umbwira ngo narya idodo zigasimbura brochette. Akaboga nta kintu ntikagereranwa, ngira ngo urabizi. Ndetse bamwe bavuga ko ngo ari akadahingwa, abandi ngo ni imboneka rimwe, abandi nuko mu buryo bwinshi bugiye butandukanye. Mu by'ukuri ni ibiki twakwibandaho cyane cyane ku bintu abantu bituryohera kurenza ibindi, nk'izo nyama, ayo mabrochette, amafiriti? Ni iki kintu gishobora gusimbura ibyo bintu mwe mwita nkaho nta mumaro bifite? Ni ibiki twakwibandaho kugira ngo ubuzima bwacu bube bwuzuye muri rusange? Murakoze. Ntabwo twavuze ko wenda nkomoje nko kuri icyo kinyama, ntabwo twavuze ko inyama nta mumaro, ahubwo navuze ko iyo umubyeyi utwite aziriye kubera uko zikoze
zijya zibasha gutuma agira icyo twakwita iseseme. Mu rwego rero rwo kwirinda ko iyiba intandaro cyangwa se na ya seseme ashobora kuyigira atari uko yaziriye byizanye, ahubwo haba hari ibiribwa nk'uko twahoze tubivuga byagenewe umubyeyi utwite kugira ngo abashe kwinjiza intungamubiri zihagije, agire amaraso ndetse n'ingingo z'umwana ziremeke neza. Noneho mu byerekeranye n'ibyo, nk'urugero tuvuze ku nyama, hari ikiribwa dufite hano mu gihugu cyacu cyiza cyane cyitwa soya. Soya ntekereza ko abantu benshi barayizi. Soya nayo ni nziza. Soya bavuze ko igira intungamubiri zikubye inshuro 10 iziba mu nyama. Soya rero ikoreshwa mu buryo butandukanye. Hari kuyikoresha uyinyoyemo amata, igira amata meza cyane. Hari ukuyikoresha uyitetse nk'uko bateka ibishyimbo bisanzwe. Hari ukuyinywamo igikoma, ndetse igibamo n'ibyo twita tofu. Ku babizi tofu barayizi, n'abatayizi nabo barahishiwe, tuzayibereka uko ikorwa. Ibyo biribwa bijya bibasha gusimbura inyama ku bantu bagize ingorane zo kuba baterwa ikibazo nazo. Usibye ko n'abadafite ikibazo ntabwo ari byiza gukoresha ikiribwa kimwe, ahubwo baba basabwa kubisimburanya n'ibindi. Ni nako kaga tujya duhura nako ko kuba abantu bahorera ibiribwa bimwe, za ntungamubiri ntizibashe kwinjira. Ku kindi cyerekeranye n'ibinyamavuta nabyo twabikomojeho. Harimo nk'ubunyobwa. Ubunyobwa nabwo ni bwiza, abantu bajye babukunda. Mu kiganiro kizakurikiranaho tuzababwira akamaro k'ubunyobwa ku mubiri wa muntu. Murakoze. Murakoze cyane inshuti bakunzi mukomeje kudukurikira. Rero twababwira ko iyi ari Mutima w'Urugo series mukomeze gukurikirana, aho dufite umutumirwa Mushimiyimana Yvette, abenshi bazi ku izina rya Mama Yvette. Ari kudusobanurira ku bijyanye no kugwingira kw'imikurire y'abana bato, dusobanukirwa byinshi mu bigize ibiribwa bishobora kudufasha kurwanya iyo gwingira cyangwa se iyo mikurire mibi mu bana. Kugira ngo rero iki kiganiro kibashe kugera ku bantu bose, inshuti udukurikiye, icyo ngusaba ni ugukanda kuri ukazogera k'umutuku, ugakora share ndetse ugakora na like ikiganiro ukagisangiza benshi batandukanye badukurikiye. Urabutanze umusanzu wawe mu kurandura igwingira ry'abana bato, mu kurandura indwara z'abana byinshi ndetse bigiye bitandukanye. Hanyuma twakwibaza ngo Mama Yvette, ni iyihe nama wagira abantu bagifite imyumvire yo kumva ko kurya neza bingana no guhahisha amafaranga menshi cyangwa gusesagura? Kurya neza bingana no gukoresha amafaranga menshi? Kurya neza indyo yuzuye, indyo yagirira umuntu umumaro, ubundi bidutandukanirize no kurya indyo ihenze? Yego, murakoze. Nk'uko tujya tubibona, hari ingorane tujya duhura nayo mu byerekeranye n'imirire. Ahanini iyo witegereje usanga habamo kutamenya, ahandi hakabamo imyumvire y'umuntu ku giti cye. Nkatwe duhura n'abantu benshi, hari igihe ubwira umuntu utari ko wakoresheje ibi bintu ko byatuma ugubwa neza, akakubwira ati hoya taho kureka ibi bintu ahubwo nzemera mpfe. Urumva ko uwo muntu kumwigisha biba bigoye, aba afite imyumvire utapfa gushobora ako kanya. Ariko ndasaba abadukurikiye, nk'uko wabikomojeho, ni byiza ko umwe yaravuze ngo dukwiye kurira kugira ngo tubeho, ntabwo dukwiye kubaho kugira ngo turye. Biba bisaba rero ngo habemo gushishoza no kumva ko icyo ugiye gukora. Njya nkunda gusoma cyane, hari umuntu nasomye agatabo ke
nawe yumvise iki kiganiro yakumva ko aho hantu nahakunze. Yaranditse mu gitabo aravuga ngo ndashimira umutetsi wanjye kuruta abantu bose. Ngo aruta umudozi umudodera, aruta mwarimu wamwigishije, mbese yabonye ko umutetsi we aruta abantu bose, kuko ni ukuvuga ngo icyo uzaba cyo kiratangira mu mirire, kuko niba ugiye kwiga utagaburiye ubwonko ntabwo uzabasha gufata mu mutwe. Nimba ugiye utagaburiye impagarike, mbese icyo wakora cyose bisaba ko umubiri wawe uba uguwe neza. Rero mu bantu bibwira ko bihenze cyangwa bigoye, ntabwo bihenze pe. Nk'uko nahoze mbabwira, twabonye ko imbuto ntizihenze, ahubwo ikindi cyitonderwa, hari ukuntu mu mirire yacu tujya dufata imbuto n'imboga tukabivanga. Ingingo zacu zo ziratangaje. Intungamubiri ubundi zijya zikorerwa mu mubiri mo imbere uko twaziriye. Umwijima wo ufite uko ukorana n'ingingo ngenzi zawo, zikabitunganya, bikabasha ibivamo amaraso bikaboneka, ibivamo izo ntungamubiri bikaboneka. Ni ukuvuga ngo iyo uriye imboga ukagerekaho n'imbuto, umwijima wo ujya ubasha kubihindura imfabusa. Ubwo niho hahandi uzasanga umuntu yariye yanyweye ariko kubona amaraso bikanga. Icyo gihe ni uko aba yafashe ibitavangwa akabivanga. Inama rero twaha abadukurikiye muri aka kanya, nimba wariye imboga, ubusabwa imbuto kuzihorera, ahubwo igihe utatetse imboga ukaba ariho ukoresha imbuto. Ikindi, hari ukuntu abantu bajya bafata imbuto bakazikoresha ibyo twita deseri. Ibyo nabyo bituma intungamubiri zo muri izo mbuto zitabasha kuboneka, kuko igogora, igifu iyo kigiye kubigogora kiragoka cyane. Ahubwo tuba dusabwa ko ibintu bibisi byose turiye birimo n'izo mbuto bibanza, tukabona gukurikizaho amafunguro. Cyakora hajya habaho imbuto zivangwa n'imboga nk'uko nari maze kubivuga haruguru. Indimu ni urubuto narwo ushobora kuvanga n'igitunguru ukaba wabikoresha n'ubundi wariye imboga. Pome nayo ni urubuto ushobora gukoresha wakoresheje imboga. Ikindi tutabura kubagiraho inama ni ibintu byerekeranye n'ibyo umuntu ashobora kwibandaho kuruta ibindi. Nk'urugero harimo inyanya, karoti, isombe, ubunyobwa, ariko nabwo ubunyobwa ku mwana muto ntabwo ari bwiza, nubwo twabonye ko habamo nabwo bugira amavuta meza ashyushya umubiri. Ibyo nabyo tuzabireba mu kiganiro cy'ubutaha. Ikindi harimo imboga za epinari, nazo zijya ziba nziza, ndetse na dodo. Bakunzi bacu rero, ni byinshi twavuga muri iki kiganiro bwakira bugacya. Ngewe iyo ngeze ku bintu byerekeranye n'imirire ndanzika, ariko reka dusoreze ahangaha. Mu kiganiro cy'ubutaha muzatubwira, tuzaganira kuri byinshi, ariko dusesengure iki kibazo turebe ko iki cyorezo twakirandura. Murakoze. Mu by'ukuri ku kiganiro tugiranye twagize ibihe byiza, ndetse mpamya ntashidikanya ko abenshi muri twe turanyuzwe kandi twungutse byinshi, twungutse ibintu bigiye bitandukanye. Hanyuma rero inshuti bakunzi bacu, ngira ngo nk'uko n'ubundi asanzwe ari umuntu w'umufashamyumvire mu bijyanye n'imirire, abashobora gukenera kontakite ze mushobora kumanuka aho hasi muri komenti mukatwandikira mukazidusaba, cyangwa mukareba no kuri kamera, niyo ngiyo iri kuri kamera, iri muri ekara. Hanyuma nk'uko twatangiye dusenga twiragiza Imana, nagira ngo n'ubundi mudufashe
dusenge hanyuma dusoze ikiganiro. urakoze data wa twese uri mu ijuru, tugushimiye neza n'urukundo dukunda. Waturinze ubwo twakwiragizaga tugiye gutangira ikiganiro, wabigenze neza. Turashoje kandi dushoje amahoro, ushimwe kandi wabwe icyubahiro. Dusabiye umugisha uyu muvandimwe waduhamagaye ngo tuganire, ndetse dusabiye umugisha babashije kudukurikira. Turakwinginze kugira ngo ubahe umugisha, kandi tukweretse n'abatameze neza badukurikiye ariko bafite intege nke z'umubiri, kugira ngo nabo bafashe. Ubwo tuzongera guhurira hano kuri iyi kamera twese turi bazima, tuzashima urukundo rwawe. Reka